yasanye nkusuza kandi nizere ko aho uri hose tubana ugakurikira ibiganiro bya Kigali News 250 aho uri hose uri mu Rwanda ndetse uri no mu bihugu bigiye bitandukanye, waba uri muri Amerika, ukaba uri Saudi Arabia, Oman, ukaba ni mu Burundi, ukaba uri mu Uganda no muri Kenya, ndetse no mu bindi bihugu bituranye n'u Rwanda. Nizere ko aho muri hose bamwe mumeze neza abandi muri mu gahinda. Akindi ikinzanye muri aka kanya kuri iyi isaha no kuri uyu munota nuko Ingabire Maria Immculee wari umuyobozi wa Transparency Rwanda, ishami rishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo ku banyarwanda ndetse no ku nshuti z'u Rwanda ndetse no ku muryango w'uyu mubyeyi utarajyaga rwose uri kwana ngo abe yakumva ikintu kitagende neza cyangwa kitanameze na neza ngo abashe kuba yakinenga cyangwa abashe kuba yavugisha ukuri atitaye kuri buri kimwe cyose. Akaba ari umubyeyi wari ufite abana ariko yari yaraje gutangaza ko amaze imyaka 10 atabana n'umugabo we kubera impamvu ze bwite. Uyu mubyeyi butuvugana tukaba tumwifuriza iruhuko ridashira, tuvuga ati Allah akwakire mu bayo, Allah akwakire mu bo yishimiye kandi azaguhe ijuru ritagatifu rya Firdaus. Aho wenda waba warakoze ibitare byiza Uwiteka akwabarire, ko turakwifuriza ijuru ritagatifu. Umubyeyi yitabye Imana azize uburwayi, akaba yari afite imyaka 64 y'amavuko. Akaba yari umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, guharanira uburenganzira bwa muntu, Transparency Rwanda International. Uyu mubyeyi akaba yitabye Imana kuri uyu wa kane ku itariki 20 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 2025, aho yapfuye yaramaze iminsi arwaye azize uburwayi. Akaba yamaje kwitaba Imana nk'uko bamwe mu muryango babitangaje ndetse nabo bakoranaga muri Transparency Rwanda bakaba bamaje kubitangaza. Uyu mubyeyi yagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye, yagiye agira inama urubyiruko n'abakuze muri rusange. Yagendaga akora ibiganiro bigiye bitandukanye, bakamubaza ati n'iki ukunda mu buzima. Avuga ati ngewe ntacyo nkunda, gusa icyo nkunda muri rusange ni ukurwanya ihohoterwa, no kurwanya akarengane, ndetse abazwa byinshi bigiye bitandukanye nk'uko muza kubikurikirana muri rusange. Yitabye Imana rero muri iki gitondo turamwifuriza iruhuko ridashira. Ariko amakuru atugera nuko yaramaze iminsi arwaye. Uyu mubyeyi n'umubyeyi wacishaga bugufi, wakundaga no kuganira, akagunda no gutebya. Twaje twumva abayobozi benshi bagiye bakurikiranwa byinshi bigiye bitandukanye, bagiye banavugaho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu muyobozi wari ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane n'uburenganzira bwa muntu muri rusange, yivugiraga byinshi ibyiza. Reka nk'umuryango wanjye cyangwa wa Kigali News 250 tumwifurize iruhuko ridashira kandi twamaze dufate mu mugongo abasigaye, abana be n'inshuti n'abavandimwe. Yigeze kuvuga ko yiye guhungira mu gihugu cy'u Burundi ndetse agahongera no muri Kongo. Yavuze byinshi byetandukanye, tugiye kumva muri audio igiye gukurikira, mwumve aho bamubaza ko bana ariko agiza kwana ati abana nyine ni byiza kuganiriza abana bakiri batoya, ni byiza kubumva ukabaganiriza buri kimwe cyose kigiye gitandukanye. Mubyeyi rero uruhukire mu mahoro, kandi twavuga ngo kuru nafsi izarikatire mauti. Buri kiremwa cyose kizabonza ku rupfu. Iyi si yacu, ariko kugenda neza ni inkuru nziza usize musozi. Ntago
abo wagiriye inama bagiye batandukanye bazakwibagirwa, ntabwo igihugu cyacu cyatubyaye kizakwibagirwa, ndetse n'umuryango wawe muri rusange ntabwo uzakwibagirwa. Ni inkuru nari mbazaniye rero ku bijyanye n'andi mateka n'ubuzima bwe burebure muri rusange, uzamukurikira mu kindi kiganiro. Katubye ati rest in peace, uruhukire mu mahoro. Kenya wambwiraga ibi n'ibi kandi rero ibyo ngibyo ngewe ntabwo ngakunda kumeterana confusion. Ntabwo nazibara isigeze washatse kureka bikanga nizeye kandi ngo hari n'imwe nashatse kureka ahubwo kuki udashaka kuzireka rero nabyo ahita ubwira kuko ni kimwe muri personalite zanjye. Icyo gihe naba niyambuye ikibi cyawe ukakigumana ese n'igikoze kipfa kuba nta wundi kibangana. ndetse nigeze nk'eshatu nibura oya ni nyinshi ntabwo nazenyemera nagize kandi biraterwa n'icyo bita defu. hari ibyo n'abantu bita defu ugiye mbyita karite. umuntu akaza akakubwira ngo uriya muntu agira amahane kubera ko yiyamye abakoraga nabi ibi n'ibi. umunsi ntabwo yagira sinzi niba ari n'amahane ariko niba nanayagira ikibazo cyo nta muntu urenganya kandi burya nta muntu nahanganaga ibikorwa bye. ubwo se ni kwaba ari nko gushyigikira ukuri kwawe abanyamahane wenda uyagira ukayadefanda. ndi wenda ndayagira nyine ariko ndayadefanda cyo kuri uwo nzanduranyaho ntawe nzanduranya. oya none se hari abababazwa n'ibyo navuze ariko mbona navuze kandi byose nshinzwe gushimisha abantu bose nk'uko nabo ibyo bavuze cyangwa bakoze bifite uwo bitashimishije. ingabe rero nk'aba mugani w'ikinyarwanda bavuga ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. ibyo ngibyo ni ntabwo baba babaye. icyo gihe rero njye ndikomereza inzira yanjye. iyo bavuga ngo ugira amahane ntabwo rimwe na rimwe wumva byakubabazaga wenda uyu munsi ushobora kuba umaze kubimenyera. Ingabire hari abica abandi, hari ababakubita bakabakomeretsa. njyewe ndize ngananya n'umuntu undi urwara, ni njyewe ugiye kubabara ngo bazongera amahane. abana bawe ntabwo wenda ashobora kuvuga ngo utuma amagira amahane. ni bya bindi we kumubyeyi utakwemera. Yes, nkuko mubyumvishije yagarutse kuri byinshi bigiye bitandukanye. nta byinshi yagiye avuga ati ntabwo ushobora kubwira umuntu ikigushimishije bigiye bitandukanye, ariko agaruka ko ati kuki abandi bica abandi bagakora ibi ngibi n'ibi ni byinshi uyu mubyeyi yavuze. Reka tumwifurize urupfu rudashira.